makurata soso Nicky banyoko muze murebe ikima maze gukorera abantu se mani mudasize mutuntu twa mama ko tutaba twabakinishije kuko ntango mwadutuka nkundijwe niki Nicky uzapfa wihambe ase mani mpfuye ntango mwarira n'ukuntu nabaye ibyishimo nyambo ko numva ndi kugukunda kurushaho wakuyemo soso na Nicky naimakira soso Nicky ngabiraya Hey guys, mumeze mute uyu munsi rero tugiye gusomana comment zo kuri mwenedata episode ya 96 kanze ndebaho mwanutse kuko niho mba nshaka cyane kurusha n'ahandi hose guys ni ibisazi ako sinjya nzimenyera comment kabisa ari ibisazi gusa kande abishimiye ko tugiye kumenya abishimiye ko nikagiye kujya mu bigo soso na nasi muri hehe hayi soso na nasi hano muri hayi ni ibisazi wow izo mushimba ibintu byo ndababyumva ko mwishimye kuko ndashaka kureba aho mwankati negereje umunsi Nicky azaseba no abo dutegereje mu like nese ko mwatwibiye like man ku buryo bagwa x 124 ngo nzasebe bro acyo mfatamo abantu bishimiye ko nyambo yamenyanye na mwene se nikakaba agiye kujya mu bisha aguse namwe mushobora no kunjyana nimwe bwarimwe ku buryo comment zose se mugomba gutukana wangu nacyo mfatamo pe abishimiye ko ninde wundurize se mwarize biri sere cyangwa muri kudufura abantu bayirebye yose batihutishije uko nibwo nayireba yose ukuntu bwa Nicky buri kwivugisha utazi kukuri bakumenye Nicky na soso hayi ariko man ese nawe ndi muntu basi mujye muvugana Nicky mujye muvugana soso amakuru ataranye mu maye gapose uziko muvuga ngo murakoze makurata zirakwakiye Nicky we na soso murasebye kandi dusebye shu kandi tubizi ko dusebye nyine abantu tugiye kureba Nicky makurata na soso bakanura habiriya biryo baryaga mujye mutera gasonga bugari mushatse kuvuga ko turi ibiryo mwana kurya mudutukira ni soso na Nicky bibarangiriyeho ibyo ntari bitwara bimenyere nkundijwe niki Nicky uzapfa wihambe ase mani mpfuye ntango mwarira n'ukuntu nabaye ibyishimo usiyo nakubise nyambo ntago muba mwumva ko nta kintu naba nakoze ese ubundijwe niki ni ishitani ngo ni Nicky umva mutegera ndi gusoma Nicky niwe ndi kubona hafi cyane kurusha ibindi inziza zo n'ubundi nta kintu nababwiramo kandebera ndagapfa nabyaye ubizi gute ko nabyaye Nicky na soso basa n'ibyo bakora sure okay muravuze ngo abagome bose baba ari inzobe imodoka tuzayitoreje ubu ngiye gutangira kureba mwene tata ubu muhirebe muyikunde nyine ku bintu byo kunkatira mani mujye mumenya ko ndi mu kazi tarize no kuri mu byishimo Nicky urajyaye ko twaje mugiye se sha mugeze muzamufashe nyambo dore bya dogereye gandebera muri nguyu ngo ngurira isigara wari kugura se sheri siga nimero muri comment nyambo ko numva ndi kugukunda kurushaho wakuyemo soso na Nicky naimakira nese niba dukura muzisigaye mureba nyambo wenyine niko kudukura ku migati soso na Nicky babafunge mwabagomemo soso ahantu wicaye umve ko ibibazo ari ibibazo sheri
ndishimye pe. Ibyishimo byanyu natwe ni ibyacu. Soso we ijuru uzaryumva mu matangazo. Ariko Soso muramwanga basi. Wallahi. Umva. Makurata Soso Nicky. Banyoko muze murebe ikima. Aze gukorera abantu. Se mani mudasize mutuntu twa mama ko tutaba twabakinishije kuko ntango mwadutuka. Ndishimye birenze icyamanika gafungo. Ese mani munyanga bingana iki mani? Siko nta kintu mfataho muri gereza se. Kabi nawe ukajya. Amaraso s'amazi bariyumva da gusa birashimishije. Soso na Nicky murasebya. We. Soso ni umugambanyi kabisa mu merayike. Kananjye nyiguhe. Babu urinjajwe se nkaho bivugiye iki koko? Se babu ko mba nzi ko nta magambo menshi yavuze. Ubu nawe koko mwamwatatse. Raba yayi kabisa. Babu yakoze umuti yaramaranga kubyinira ku rukoma. Nicky ninduba. Akinduba nihe muzaze mu ntware yo muri comment man. Nicky washitaniwe nta bwenge ugira. Kandi ubwenge mufite nyine nsazanyampa ko mwabaye muti ubwenge ndi nabwo. Abishimiye ko Nicky agiye gupfa muri he. Ngiye gupfa cyangwa ngiye gufungwa. Murashaka ko mpfa. Murashaka ko nkora iki? Umurozi arahiye Nicky urajya he? Simana nubwo mushobora no kuvuga ngo ngabakunda Nicky mushyiraho udutima ko mu zindi comment njya mbona muvuga ngo abakunda Nicky udutima. None ndebera nta n'udutima muri kunsaba mani muranuka gusa. N'ubwa mbere ndebye mwenedata Nicky arapfuye. Soso Nicky makiri mumeze neza mwiriwe. Oya ntabwo mwihiriwe. Turaza kwirirwa nyuma. What the hell? Soso nyambatsinze igitego. Nicky no mwataka wa fake. Nyaranye n'umupira man. Nicky uzapfa wihambe ndugera ikuzimu wicuze naze nzicuza napfuye. What the hell? Guys umva babwiye comment zangiye ziranshimisha nk'ubu ntago naryama nazisomye pe. Ndi kujya kukurekera nkumva ntibikunda. Soso Nicky mwabiraya. Umva guys let me tell you murakoze pe basi one day ako icyo koza nicyo kinyereka ko you guys mukomeze byo muntu kandi bikunda ntacyo bintu Nicky na Soso barajyahe ibyakozwe bipfuye ubusa uzi kuruhira ubusa namwe ni munkunde man ntacyo mba mfatamo neza. Anyway keep watching mwenedata yacu mujye mumenya ko amakomenti turayabona aho mudutuka tuba twabibonye mba nanabafasha amazina Nicky ako se mwagiye mwandika ibintu mutabifatanyije mani nkabisoma hari udukomenti tuncika kandi mwanutse ibitutsi nanjye nazakenera muri season z'ubutaha. None filme yabayo Makurata we Nicky we mbabure mu kibuga. Oya umva guys shaka kubamenyesha ko ibi bintu byose ibi bintu ari byo mbanyeneye kugira ngo menye ibyo mutekereza kugira ngo menye ibyo nzakora ubutaha. None nimwica nimuziyahura ko muri kunuka naramwica. Mukomeze murebe cyo goza nzamwica narapfa ko muzanyica muri comment. Wabita Makurata na Nicky murahiye bra. Yo guys nakundi nyine mujye mukomeza muturaburi ibintu bizima tuba twabatsayemo nikigaragaza ko filime yaryoshye. Guys rero ngiye ubundi mbashaka gusoma comment zanyu zose kandi kuko n'ubusanzwe ndazisoma ariko uyu munsi noneho 2000 ntago bishoboka ko nabisoma 2015 murumva ibyo bintu nabisoma nkabirangiza zagenda nsoma gake gusa mumenye ko comment nzireba.